Igice cya 25 zitangira hakuno kuri uyu mumama ari kuvuga ati ese koko iwanyu ni ibibazo ku buryo papa yabayihuse akajya iwacu. Aravuga ati ntabwo ibyo ngibyo mbizi, ati reka mpamagare ndebe. Batwereka Francine ashake muri umuryango ari guhamagara nde, ari guhamagara Berigine amubwira ati umva naye ndi kugira ngo nkubaze ese wigeze koko uhamagara Atifu ni ubwo ni sekuru wande wanazi. Aravuga ati reka reka ntabwo ari njye wigeze umuhamagara. Ati se Atifu yabaje aho ngaho? Aravuga ati oya ntabwo mbizi, mbibutse ariko mu gice cyashize cya 24 uyu niwe waramaze kumamagara. Ikindi cya 25 turi kureba aba barakomeza ubwo bari ku meza yakomeza kuvuga ati mama rero ndi kugira ngo ubwire ikintu byose biraza kugenda neza. Aravuga ati kuki wura muhungu se Ivan mva nanjye nimba ari ngo Kayivani. Aravuga ati umva nyogoko ntabwo yitwa Kayivani yitwa Kadiri. Aravuga ati uko yaba yitwa ko ariko kose nabyo byamubera, ariko ukabona komete ashaka ko magata. Aravuga ati ariko ako kazi nabakwise uramutse ushaka wagakomereza numva ariko kakubere mbega muri makini nko ko witwa Kanyana bakakwita Kanya, urumva nyine baba ari gupfobya izina ryawe. Nuko yaravuga ati mwese mureke ayo magambo tugiye kurya nicyo cyatuzanya ku metero. Aravuga ati oya njye nabwira ko iryo zina rimubereye abantu bakora ibinamba nk'ibye cyangwa se abantu bakora akazi nk'akibinamba ni nko kumwumvisha akaciriritse, ariko nawe nishyere kuko se kuratamugiriye icyo cyizere cyo kuyobora ibinamba. Hanyuma uyaravuga ati none se wowe n'umuhungu wanjye mupfike. Uyu metero aravuga ati oya nyogoko mama nta kintu turugo. Aravuga ati uravuga icyo mpora n'umuhungu wawe se? Ati simbiza ariko nyine none se ko igiti cyera imbuto aricyo batera amabuye ku mwana wanzwe ari gukura. Ati nyine nihuriye n'umukire nyine mbona mu bushobozi. Aravuga ati ngwino mu muryango nabuze umuntu ashobora gukontora business z'umuryango. Ubwo Berigine ari hano nawe ari kubyumva ngo nuze kumfasha umuryango wacu mfashe gukontorora. Uyaravuga ati gute wakwikina gutyo? Uyu musaza arabareba ibyo ari kwitapagura bose arabareka, n'uyakongera ubugambo bwiwe bose umusaza akabareka. Ariko nuko uyu nguyu aravuga ati kira kigurye nakibwe ngo nikivuge ko gikundangira cyanse kuba ko gikundangira kugira ngo twice ibintu. Yakomeza gutegereza ariko biranga, umusaza akabareba ibyo bari kwitapagura barimo bikomeza kumucanga. Nuko bakiri ku ruhande uyu musore aravuga ati ariko ndabona musa nkaho mushaka kumpagata. Urukumpagata. Avuga ati kuva niyo mpamvu rero amasa twe twabuze ko turi amarangange na sheri wanjye turagiye reka tubasezere. Nuko uyu mukobwa aravuga, uyu musore akomeza ko ati Angela katugenda amasaha yageze ngomba kugucyura mu rugo. Ati si bya yego rwose. Nuko barabaza ati none se urumva Angela wowe ukumva ushaka gutaha? Angela avuga ati yego rwose ndashaka gutaha. None bahita twereka ko nino wa mugabo Atifu kimara guhamagarwa na Berigine, nubwo Berigine amaze kuyakana avuga ati ndaje ngufatisha. Urabiza abagabo bagira icyo bita kanyabugabo. Berigine yitaguruka ati uyu nati sogoko. Ati sogoko regeza kuno azari gutongana ati nigute umukobwa wanjye atinyutse ukamugiye nako umwuzukuru wanjye amugize nyimbo yo muri rugo. Byose nabyumvishe mama na nyina mama na se baje kumusura kunino cyangwa se na nyina bavuga ko umwana wanjye katakimeze neza. Batwereka ko bari gukomeza guhamagara biranga. Uyaravuga ati byemere ko Berigine byose rero biri inyuma. Uyaravuga ati ariko kuki ibintu byose biri kwa mubishira ku muvandimwe wanjye Berigine. Avuga ati nyine byemere ati kuko se go ku ruhande ashobora ko yaje iwanyu n'ahandi. Avuga ati rero gute umuntu w'umukuru nkuriya mwavuga ko mugomba kuzajya muramukontorora? Ati ubundi sogokuru wanyu muri kumurinda iki? Uyaravuga ati wa muganira ntacyo turi kumurinda. Batwereka umusaza ariko ati kuva iyo ariyo mpamvu nje gutwara umwuzukuru wanjye yashakiye muri uru rugo, nawe waje mu rugo iwanjye uvuga ko umukobwa wawe ko yashakiye mu rugo rwawe akaroma wahashize abarinzi ho kuzajya baraturinda. Rero nanjye ni kubw'umutekano w'umwuzukuru wanjye nje kumutwara, ndetse n'undi wari wese umva adatekanye hano naze mutware. Nuko akanazi ubona ko gafite ubwoba, maze sekuru akabwira ati umva icyo gisaza ntukite ngo ni cyaziki ntikigutera ubwoba, ngwino twigendemo nimbura ukumva ko utameze neza. Hanyuma kanazi karavuga ati hano meze neza sogoko nta kibazo. Nuko bakomeza guterana amagambo aravuga ati urinde utinyuka kuza mu rugo rwanjye gutyo we muze Atifu, yini gutuza mu rugo rwanjye gutyo. Aravuga ati ubundi nira guhamagara ati nyine hari umuntu wamamagaye bambwiye amakuru ko nabwo ameze nko muri gereza, aho kugira umwuzukuru wanjye muri gereza byarutwa nkamutwara. Nasi byose ari kubyumva kanyamara guhakanani bari kubyumva. Ati no by'umwihariko gufata umuginga nk'uyu nguyu w'ibandi, uyu muginga se ubushize wateye mu rugo rwanjye ugahita wazana abarinzi, none wo mu rugo usangira ku meza imwe kandi warakomeje kunzana abarinzi ngo atazanyataka. Uyu ozana avuga ati sogokuru kukuru kubireba ntago ariko biri basi turaza kwiganira. Aravuga ati yego rwose sogokuru ni nazi ibyo uri kureba wenda ushobora ko habayeho ibintu byo kutumva neza uko ibintu bimeze, atari ko hano nta kibazo dufite.
nuko umusaza arabyumva aravuga ati none mba nta kibazo mufite gute nahamagaye bambwira ko hano mumeze nko muri gereza. Uyu musaza akomeza kwibaza ninde wamagaye umusaza atifu ari kumuregera, kumbe twe turamuzina uyu nguyu. Uyu aramureba bakamubwira ati sohoka mu rugo, uyu wawita mureba ikijisha mucira isiri ngo genda. Aravuga ati wowe uzane turaza kubonana mu rugo ntago birangiriye hano. Uyu mbwira ati uzane wakigorye ntago nakubwiye ngo uhite uvuga ko ukunda Angera kugira ngo ubukwe bw'abandi tubwice, ni gute watinyuka ukamvamo. Aravuga ati none ukatore ibyo muze yaraza kugukora nutaha mu rugo. Uyu nguyu aravuga ati reka njye nkurikire muze tujye, ati ndaje ngiye gukurikira muzehe. Aravuga ati buretse gato urumva jyana n'umugabo wanjye umenye ahari hatagira ibikobwa biza biri kumwishukishwa. Matwereka ngo bari mu nzira bari kugenda. Uyu nguyu sasa nubwo bari mu modoka Angela we yari kwitekerereza amagambo meti yigize kumbwira cyagiye musangi wabo ngo ubundi singo ninde kugufasha ku buzima bwawe ko nubundi wamenyereye kuba ukiyaya cyangwa baba gutegeka nkuko nkakajya asabwa ati ngo nano Angela jya gusasa umva zana amazi ntekera icyayi ibintu nk'ibyo nyine. Muri akazi ari kwibaraguza ati ariko wabonye barabajinga ukari kwibaraza guza utugambo twinshi cyane. Angela umutima we yari ibereye kuri Meti niwe Angela yitekerezaga gusa, bikomeza kumucanga cyane. Kuri ruhande uyakomeza kuvuga ati none ubwo biraza kugenda bitatu, ariko umva nkubwire sheri urabize ejo wundi tugiye guhita dushakana ndetse ubukwe bwanjye nawe bugiye guhita buba. Uravuga ati ariko se kuri kumbwira amagambo menshi cyane. Ahita amufata ikiganza aramusomoye, aravuga ati umva ibyo ukoze ntabwo ari byo ntuzongere kubikora. Nicyo bari gupfa mu modoka yafashe ikiganza aragisoma, hari utuntu tutaba dushyiramo nyine kugira ngo bataturega kuri YouTube. Umuntu ukoresheje video umenye ko tuzakorega nawe. Kuri ruhande uyakomeza avuga ati okay rero icyo nakubwira cyo ndi kukubwira iki ibintu ko bitoroshye, ati mbabare kandi mba wumva ko ngusomye bikaba bigoye cyane. Ako si gute ntagusoma njye nawe tugiye gukora ubukwe. Aravuga ati nyine mbere y'ubukwe nta kintu kigomba kuba hagati yanjye nawe. Nimba uzi gukundana n'umukobwa cyangwa wigeze gukundana n'umukobwa akakubwira ngo nyine ngo bisaba tumaze twabana, reba imyaka ishize cyangwa se ibuki icyo gihe uzasanga umukobwa ataragukundaga. Nta mukobwa ugukunda ukwibwirijwe ngo tuzamaze twabana ngo hanyuma ikareka. Umuntu agura imodoka akavuga ati imodoka koko reka nyigurira agenda. Agomba guhoza akantu bita sozumaje, ubundi mu gifaransa hari ijambo bita la sozumaje. Gutyo nyine mbivuze nicyo gifaransa n'unyomoza umbwira la sozumaje. Aravuga ati sogokuru aragahamagaza akana gakobwa arakabwira ati ni gute utinyuka ukajya kuduteza sogokuru. Uyu aka gakobwa ati sogokuru njye nta kintu nakoze. Ati none se yizanye? Ati ndarahiye nta kintu nakoze. None se ko ari sogokuru wanjye nyamutumijeho. Uyu ngo ahita aravuga ati sogokuru kuki uri kumutunganya papa? Ati ni njye watumijeho atifu. Aravuga ati oya ubwo urushaka kurengera uyu mukazana wanyu. Ati ni njyewe agiye kumutera urushyi. Yumva mama wa Meti ari kuvuga ati oya wimukubita. Mama Meti ifite n'akabazo nyine hari ukuntu ameze nk'uwahungabanye, turahari hirya ukuntu ko yenda no guhungabana. Aravuga ati wimukubita kandi bahora batongana. Aravuga ati wimukubita. Aravuga ati papa ahanga nawe umaze kurengerera cyane, utinyuka utuzaniye ibandi. Mama Meti we yakomeje kumera nk'umuntu wahamutse. Aravuga ati ngiye guhera n'ubu ngubu inzu yawe nyivuyemo. Aravuga turazi ushaka kugenda wese namukurikire njye nta mukobwa ndinginga. Ahita areba inyuma ahita abona umugore. Aravuga ati umva mada gore uyu munsi n'ugiye kuba noneho uri in charge, n'ugiye kuba ukuriye umuryango by'aka kanya. Ubwo ni by'aka kanya nayifashe nabi mu gitondo wamusimbuza undi. Uyu araza arahamagara, ahita ahamagara hakurino ari kurira, ahamagara nde wa muvandimwe wiwe Francine washakiye muri rwa rugo ko banazi. Aravuga ati ntago meze neza sogokuru tumaze gushwana ngiye kujya muri hoteli. Francine avuga ati namamva kujya muri hoteli ngwini wacu hari ibyumba by'abashitsi byinshi kuko twe tuba muri etage uze nkwereka uryama. Mama wa naza aravuga ati oya mureke je muri hoteli. Aravuga ati oya numuvandimwe wanjye ntago natuma ajya muri hoteli kazakunina. Buriya nushakira mu rugo ukabona iwanyu barabanga jya umenya ko nawe uhari nyine uregetse. Aravuga ati ariko se ni ngombwa uyu mugore nta wabuze iki mugenzi. Aravuga ati none se kuri kumva ko mu rugo ameze neza, mu rugo nago meze neza aje gucumbikana nkuko na Meti yajyaga harara. Hari ikibazo kirimo nuko uyu mugore azakuno ngo abwira umugabo avuga ati ngiye biri kubakuno nago ndi kubyumva, ibiri kubakuno ngiye nago ndi kubyizera. Umugabo aravuga ati kumbona se wataye urubuye cyangwa umaze guturubura ubundi wayagijwe n'iki byagenze bite? Niko ntuko numva urugusamirara. Uyu mugabo akamubwira nyine amagambo kumukomeretsa kuko nyine ari kumva ko ibyo ari gushaka ibyo umugore wagambiriye cyangwa se mama naze ibyo uyu ni papa naze ibyo mama naze agambiriye kari ukwanga umwe mu muryango wo kwa ba Meti. Kandi umuryango wo kwa Meti ifitemo sheri nyine. Aravuga ati ariko sibyo ni kukubwira ngo urukubyumva uriya mugore afite ibintu bibi biba bimugenza buri gihe. Batwereka sasa mama wa Meti ari yakuno bari kumubwira ati ese ni gute byose biri gukomeza kwa muri urugo mwambwira biri kujya mbere. Hanyuma uwo twakwita nka mukase wa mugore waje gusazura sogokuru
wa meti aravuga ati umva nawe nkuzana ibyo kurya. Aravuga ati ibyo kurya ati ariko se niba ni gute ubundi uriya mukobwa amaze kugenda cyangwa se ni gute Berigine agiye nkabona mwahangayitse. Ubundi Berigine ntashaka kukuba umuhungu wa meti ntiwasangaga ari kumwihobereshwa uyu yumva baramukomerekeje. Aravuga ati urabizi n'ikindi wagabanya umunwa wawe. Aravuga ati nyamara ibyo ndi kukubwira nibyo. Uyahita avuga ati urabizi ibi ngibi ntabwo nakomeza kubyanganira. Ati none se wabiha agaciro ko nasangaga muri gushwana atari ku wundi wavuye aho ngaho akagenda. Aravuga ati mwabitekereza ibintu ndi kubabwira. Bahita mufunyira ati tufayira aho ngaho ku muryango wanshinze iwe ngo yarazanye itwo kurya baratumwaka tubanga wanshinze. Aravuga ati rata biraza kugenda neza nta kibazo. Matwereka ku ruhande meta ari kugerageza guhamagara biranga. Biravuga ati disi bwawe no guhamagara umugabo wa uyu mugore ni gateranya miryango muri urugo tumaze ko nako nakabikiwe nako ko nta kiza kiwe. Arangije aravuga ati umva wamviriye mu buzima guhamagara umugabo birakureba. Aravuga ati nashizeho inuza nashizeho zip cyangwa se ubundi zip imashini karaka ubura murabona nka risani gira mashini iri hari ya mashini bakumipira amajampa zirabazita zip nuko akikunda kuncanga mu Kinyarwanda guhitiza ngo kari imashini birancanga. Ku ruhande uyakomeza guhamagara meti ariko meti yese igira mu kabari arongera kompoza nimero ya meti yumva wapi yumva nimero ya meti ntabwo iri guca. Murago ati cyo umugabo wanjye nanjye tangiye kumbana intuza rero ibi ngibi ntabwo nazabishobora. Ikomeza kumucanga ariko twase ariko yohereza ozana mubwiye tuzane genda nawe mujyane umbwire uko bimeze. Kumbe bahise bigira muri sunda mami sunda dadi dore muri za sunda mami sunda dadi bari kumwe n'iki. Uhita mwereka ati ko madamu wawe naza ari guhamagara. Uyarambwa ati ari guhamagara mwihorere turukumumba tukamwihorera baramwihorera. None bahita twereka ku ruhande sasa babakobwa bo bita ngo nabaryoshya miseke bana ubundi babita ngo abaryoshya miseke cyangwa se abaryoshya ntuza. Nuko rero babaraza mu kabari batangira kurya amaserifu none cya uzana kigafata amaserifu kigapostinga kuri IG cyangwa kuri Instagram. Uyu ari guscrollinga sinzi ukuntu yahise ajya kuri Instagram ya kira kigoryi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga za Ozana asanga kino kiguri cyamaze gupostinga ahita amenya n'akabari biri kuberamo. Ako kanya ahita ahamagara ako nino uyu ntiyafata telefone aza ari kwisana ubwo atumva urabizi tugomba kurya ice cream mukanye tugiye mwahora muryango nakubwiye ko tugomba gucana tukarya ice cream uranga ngo tuzibapfunyikire. None urabona ko tuvuye tutanaziriye ice cream hano naraziriye ndi ku buzima bwo ku muhanda nyamara zaba ari nziza cyane. Ariko mukanya nako nazihamagaraga uyaravuga ati umfurika ngubwire ntuzagera teza kavuye. Aravuga ati ariko se ubura cyanda kare ko nagusomye. Aravuga ati yego rwose ati kandi ntanagusomye ku munwa ati nta hantu namwe ari gufite uburenganzira bwo kunsoma kuko ibyo ngibyo ntabwo byemerewe paka twarabanye. Nukundana n'ishyano ukumva ari kukubwira ngo nyine ngo ubwo se ngo urumuga ngo paka ujye uhita uvuga ati oya Jepoli niwe arimbye ngo icyo utampa ngo ugiha abandi ibyo utampa ngo biha abandi. Nuko ku ruhande uravuga ati ntabwo ufite uburenganzira bwo kunsoma kandi ubimenye. Aravuga ati ariko hari ibyo nshaka kwanza nagusobanurira. Ataramusobanura cyangwa se agiye kumusobanurira yumva uyu nguyu aravuga reka manze naza na ice cream. Yere kuvuga ati ibyo ntabwo mbishaka naze ahita ahamagara hakuno ahita vana telefone aritaba naze aramubwira ati Angela ndagira ngo mfashe ati ngufashe iki jya ku Gisenyi ahantu bita kwa Nyanja urahazi. Ati ndahazi. Ati nujya kwa Nyanja ugasanga aho ndi kukubwira atari ko bimeze umbabarire uhita utambika hirya kuri Lakeside cyangwa kuri Sagabe undebere katariho bantuza bari kunywera ba meti. Aravuga ati yego rwose reka ngiye. Ati jya kumunsanira ndi kubona bari kwifotozanya n'ibikobwa uwatumye kandi niwe gikobwa cyangwa se niwe habara rikuru. Uyu nguyu yagarutse aravuga ati rero ubu ngubu ndagiye tugiye barambwiye ati mu rugo barampamagaye sogokuru ari kumbaza kashaka ari kumbwira kashaka gutaha. Aravuga ati reka nkudepoze ngugeze mu rugo. Umukobwa ntabwo yararabyanga. Aravuga ati baseka mpamagara sogokuru umbwire ko turi kumwe twigere twicare twiri ice cream. Urambwira ati sinakubwiye ko na ice cream zawe nshaka kuki uri gukomeza kuzimatira. Ati baseka mpamagare sogokuru wawe mubwire ko turi kumwe nta kibazo. Umukobwa akomeza gutsimbara toya nimbura ntwara ngo ndepoze tugende nta kindi. Batwereka uyu nguyu aje gufungura ngo atahe. Uyu anti wa Angela aje gufungura ngo ateke kuko ari umukozi ukora utaha ahita asanga uyu nguyu nawe ari kwinjira. Nuko bamuhereza karibu. Noneho mu gihe yaraye kugenda mama wa naze itabwira umukozi anti wa Angela amubwira ati yewe buretse gutaha ese nawe uyu munsi warayira. Ubwo muri make ntabwo tuzima bamubwiye ngo mbese nawe warayira ijorora. Aba baraza barayambirana. Arambwira ati urabizi hano hari ibyumba byinshi by'abashitsi si ngombwa kujya muri hoteli ngwino nkwereke ibyo ukora. Uyu mukozi wo mu rugo ahita yipanga akazi. Kumbe uyu mugabo abatari kumva amateka ye. Uyu mugabo yakundanye na nyirakuru wande wa Angela. Ibyo si bisanzwe si ariko uyu mugabo none arongera akunda uyu mugabo twabonye ko ari ukuntu ajya byimbana cyangwa se agakubita
agakubita umwanzi wande, umwanzi uriya mukozi wo mu rugo turi kureba anti wa Angera. Urumva uriya muryango yarawihariye, none uyu munsi ari gukubita umwanzi wande wa Berigine. Sinzi impamvu abakobwa basigaye biriya bintu bavuga ngo shangaha ngo ni umwanzi, ngo nose ko ari byo bigeragezo ngo ni ugukubita umwanzi, si nkamukubita arakabura uko yigira. Hakurino batwereka uyu nguyu yageze hakurino baramudepoje aravuga ati nkwerekeze, aravuga ati oya ijoro ryiza wakoze kundepoza. Ategereje ko umusore ko akagenda, ahindukira arebye inyuma abona umusore aravuga ati oya ntago nagenda. Mbibutse umusore ajyanga no gukopa ngo oya ngo manze ukupe mbere, none avuze ati ngo manze winjire mu nzu arega ntago nagenda. Kandi uyu mukobwa nubwo amureshye ngo sogokore kumuhamagara, mbibutse nazo umaze kumbwira ati jya ku kabari Igisenyi ako bitaho ko kwa Nyanja, cyangwa se utambike muri Saga Bay, cyangwa ujye no muri iyo za Lakeside. None uyu nguyu yaraje ageze hako nasanga muzari kwirebera amakuru bya biganiro ngo by'ubuhinzi n'ubworozi biri gutambuka kuri televiziyo Rwanda, mujye mubikurikirana ibiganiro byiza. Nuko uyu nguyu akomeza bahita batwereka, uyavuze ati mana yanjye Sheridisi nari nkeneye ko abanje kwinjira mu nzu, kumva umukobwa ari kumucungacunga. Namwe abasheri banyu wabone gutya ameze, aracungacunga ngatsimbura imodoka. Yaravuga ati uyu mukobwa njye narega tugiye kubana n'uwanjye nta kizayivanaho. Maze uyu nguyu acunze neza itabona Kadiri yagiye. Nubwo Kadiri amaze kugenda, sogokuru ati yewe haruri aho ngahora ko mana y'abagore bari muri iki gihugu. Nuko abasaza babirahira, ahita agira gutya afungura yitonze y'ububa. Wa mukobwa agira gutya ahita aca haragenda, abonye Kadiri amaze kugenda, ubwo agiye mu kabari tayari. Ndagira ukurikire kandi amaze kubeshya fiance wiwe ko nta muntu amaze kubeshya fiance wiwe katashye. Dore nyirakurungaze yumva impamvu umusaza ariko ngo nta muntu aho ngaho, ahindukiye nasanga nta muntu aho ngaho. Katugarukeho biri kubera muri Saga Bay. Hamwe agapeti mukagura kuri bingahe ntazabivuga, wenda byaragabanutse ngo ndi kwice. Uyu keranga atangira kuvuga wa mutsi wa mbere bari mu kabari ko yahise abona kagakobwa ka Angera. Sinzi ukuntu uyu yagize gutya abona kuri telefone bari kumuhamagara, ariko nanone uyu ntiyabyitaho. Ndagira ukurikira urebe cyane. Uyu sinzi ukuntu nanone yarambuye amaso hakuno mu kabari, hari ibyo yatangiye kureba ati ibyo ni kureba nibyo cyangwa si byo. Uyu araza asasira uyu mukozi, anakasasira Berigine, ariko ari kwitutumba ati ibi ngibi byo muri umuryango ndabirambiwe. Maze nyirabuje ahita azamuhereza amategeko aravuga ati umva uburetse kuryama ucunge nka saa 5 z'ijoro cyangwa nka saa 6 n'igice, aba ari go basi uryama. Wowe uryame saa 6 n'igice mbere y'ayo masaha, ubura cunga uri kubera mu nzu, umbwira ibyo ari byo, uhita umubita ka message. Aravuga ati yego rwose ndekubwira ni mama wa Nazi umutegetsi iryo tegeko. Uyaraza akomeza asasira umushyitsi, uyareke aho kuri navuga ati nyamara ibiri kubera mu rugo ntago nikubyumva. Wari kumurika akajya muri hoteli, uravuga ati ariko se kuki ari muvunimwe wanjye, kuki mutakumva yarukira hano. Wa musaza ahita aravuga ati ariko shamusige mutanga amategeko n'amabwiriza mu rugo rwanjye, ibi ngibi ndababwiye ko mugomba gutanga amabwiriza. Araza kuba arahanga igihe cyose ashaka, kimwe nk'uko na Meti yajyaga aza muri uru rugo ntagire umuntu umuvugaho. Uyaravuga ati se kuki bari kundwanya, ni ngiye kibazo koko. Uyu musaza aramwumva ahita avuga ati umva mwese kwanza musubire mu mirimo murimo, mujye kuryama, amasaha yo kuryama yageze. Aravuga ati yego rwose ndakumva muzehe Natifu. Uyaravuga ati nyamara hari icyo papa ari gupanga nkaba wenda ntari kukimenya, ariko ari kwivugana. Aba baravuga ati ngo ninjye kukwereka ujya kuryama, ariko umwana wa Tifu ukabona ko ari kubireba nabi. Muzehe Tifu aravuga ati ariko wa mukobwa usiga mvuguruza, ati papa mba ndi kwikora kubw'inyungu zawe, inyungu zanjye nkande wowe kandi ngiyewe nawe gute mu buhe buryo, ntabwo ni kubyumva neza cyane. Usiga ukotora ubuzima bwanjye, niko ubu ngubu ni wowe utanga amategeko muri urugo cyangwa urugo uzi kandi njye warwiyubakiye, tukaturabizi yabisigiwe n'ababyeyi. Nukavuga ngo urugo niyubakisha muramwe twe tuzi ko wisigiye n'ababyeyi, ariko ukabona abyimbye ngo urugo rwanjye sha. Hakuno uyaravuga ati nyamara hari ikintu kitameze neza, ukuntu muzehe ari guhita avugirira mu kobwa Berigine ntabwo ari ibintu bisanzwe. Batwereka zigera hakuno zigiye ari kwibaza ibintu byinshi cyane, asaba umukozi ko yataha. Uyu mukozi aravuga ati ntago nataha utarataha. Hanyuma uyaravuga ati databuje ni gute natinyuka nkataha utarataha. Nyamugore aravuga ati nge rero ukamenya kuryama sheri, ati hari ikibazo ndamutse ngiye kuryama. Umugabo aravuga ati nta kibazo kirimo. Aravuga ati nge rero ntago nagenda, ati keretse umpaye uburenganzira. Uyu muzehe aravuga ati nimushaka kugenda nta kibazo. Aravuga ati nge nabaza uburenganzira bwanjye, najya kuryama cyangwa. Baramwemera ati rwose nta kibazo waza ukaryama. Araza ahita asezera dadi washinzwe gusazura. Aravuga ati ijoro ryiza hani. Nuko uyu nguyu kuri ruhande ahita zakunino bose amaze kubasezera ngo agende, asigara yibaza iby'uko iyi mihanda azakomeza kuyobora. Bahita twereka kuri no uyu ari kubyinana n'abandi bagore ari kugenda bakanda ku mabuno bakandagura. Yahindukiye hirya iriya
hari icyo yabonye. Ahita abazoza natoza ndebera neza wowe nimba utasinze urandi kureba imbere yaba ari Angela. Aravuga ati birashoboka wenda abantu barasasi namenye byombi byasinze. Nuko arareba neza arazuminga muko ari kuzuminga Angela kumba ari kuza musatira. Ahita zahari aravuga ati mwe mu makayira anyura mu bantu benshi ati mu makayira ati ngwe no kwanza nagushaka. Amufata akaboko amukurubanga nk'ihene ahita muzana ku ruhande. Urabona iki cyo kugenda muryamana nawe umunyu bose ubukobwa burabamenyera. Hino se ko aba yarabonye ubwambure bwawe azi imbaraga zaho zigaruye. Niyo mpamvu abakobwa nabamaze mbima ngariko mana nguriyemera mwipfishe gize ipu murakabura uko mwigira katwikomereza irata ntabima muragabwa ivunje. Nuko uyakomeza kuba ati oya ndi muri ne brage hako dasinana biravuga ati none se ko ari cyo ndi kugira ngo mbwire barakuntumye ngo barakuntumye nda amafaranga mwabikije none muje kubikuza ujye kujyanya amafaranga toya ngariko imeze nditungo none ndi farashi yo mutunga muje kuyitwara toya ati none urinde utinyuka kuza kundeba. Aravuga ati nukubera ko nazi kababaye kwera ko yakubuza. Araseka ati byemera ariko nazi ni uri kumubwiye ko naza kukureba. Aravuga ati bigatuma usiga Kadiri se ati nakoya Kadiri se wamusiga gute Kadiri ndabizi mwazananye mbwira Kadiri ari. Aravuga ati nubundi woze ibyawe se ukumucakara abantu nibyo ushoboye gutumagizwa bahora bagutegeka nibyo ngibyo. Aravuga ati by'urukunga nago mbizi ngwino dutahe. Umusore aravuga ati oya asi bundi ndabizi ko urukundo rwanjye ari guru kugenda uri hariha ningiye ushaka. Ati rero kankubwire ibyanjye nawe nubwo wabigize ibintu bigoye bitari bigora ati oya njye nta byanjye nawe mate. Aravuga ati nimba nta byanjye nawe rero nta mpamvu nakaba ndi kuganira nawe nisubiriye. Aravuga ati mate tugomba ko twagenda wisubira haramwe barabasinze. Aravuga ati urinde wowe gutinyuka ukantegeka menya umwanya wawe uri umukozi ndetse wobuja gute nko gushaka kumukira muga ati ntago tukiri ku rwego rumwe wahisemo inzira yo kumucakara nanjye mpitamo inzira. Biravuga ati ariko mate ibi byose ukukiri ukubitwara gutya. Aravuga ati umva buretse uyagize ngaramusigara agenda. Aravuga ati buretse sha buretse. Aravuga ati sibiki ahita yihindukira abona ko cyasinze arakiyorera. Aho ukabona umuhungu mwize kugenda gwagwana ako nta kibazo n'abahungu. Ukabona umukobwa ari yiyubashye koko ni wa mukobwa ati uyu nguyu ni wabona inkeshano ni bazemera. Ugahura nacyo kiri kugenda gitera indabyo mu hako mwabakobwa musige mudozwe mube bitambarana ni muri rumbiya ni muri forongo ni ipu ntabwo yayo cyakoze nta bakobwa nkibona. Mwarangiza ngo ndashaka umungu ufite gahunda ufite iyihe se wowe kuri fora ndajya hakunino. Uyu nguyu yahitaza ku ruhande aritunganya aravuga ati kanjye kureba sheri wanjye ati uyu munsi none za ice cream tutariye nzimuzene ita kubita gapente aravuga ati wana araza arakomanga aravuga ati muraho atego rwose ku Kadiri kuri kudugenderera amasaha byagenze bite. Atavuga ati nje kureba sheri wanjye Angela nshaka ko dusangiriza ice cream. Aravuga Angela se kare ntimwajyanye buretse gato urambwira gute kandi ari njya mu depoje soko kuraza ati niko sha umukobwa wawe muzi kurangira nago mwajyanye. Aravuga ati oya naje ndamudepoze yinjira mu nzu mureba ari kwinjira no mu nzu. Aravuga ati wabone icyagiye ari kureba amakuru y'abahinzi ukuntu bazaba bongera muri aka kare ibintu byasarura na tubura yafumbire ahari wabone icyagiye wari wasinzeho utari kumva ibyo biganiro kanjye mu nzu njye kureba nimba ndaza kumubona. Uyu baramubwira ati ndaguma hanze se. Aravuga ati uyu rwose ni karibu batugara ku ruhande Kadiri bamuhaye karibu. Angela tuzi ko yigiriye mu mbari. Uyu ari yakunino ahita abona akamesaje muri telefone yiwe abakirengayije akiraha kandi kamesaje gahita kisuka ariko nubwo akamesaje kari kwisuka hari umuvandimwe wari ukumwandikira amubwira ati meze bite amubwira ko yagiye kurara ahantu muri hoteli ariko nanone ahita abona Atifu aramwandikiye muze Atifu abona Atifu aramwandikiye ngaho aramubwira ati ijoro ryiza urumva umeze neza. Aravuga ati yego rwose meze neza atushaka nta muntu hari abakozi bose dore baryamye n'abantu bose baryamye wazamuka hejuru tugasangira akacyayi nta kibazo. Ahita azamuka hejuru igikoni cyabo kiba hejuru kugira ngo arebe ko baza gusangira akacyayi. Nubwo ari kugenda ariko wari ukumwumviriza wa mukozi babwiye ngo uryama ari uko saa sita n'igice zarenze ubu yari kumwumviriza koko ahita kandi bamubwira ati ukimara kubyumva uhita umereza akamesaje nubona ikintu kidasanzwe mu rugo ubwo mesaje agiye kuyitanga. Uyageze hakuno ahita asanga umusaza wa romantike. Ibihugu by'iyi minsi rero namwe murimbwa mwabahungu mwe murimbwa dore umusaza ariko kiyabazi gutanga. No mpamvu abakobwa abakobwa b'iyi minsi ngo bararukiye amafaranga ngo rwose ngo bajya mu bisaza nuko bazi gutanga ki bavuga ngo ndibogare ngo nubundi ngo abakobwa barandwanira ntuye ako gaciro k'umwanya mu bebe bayaguhaye nubwo agaciro dore abantu bazi guha agaciro ibyo ababebe uko batura mukobwa nta kuntu atijaje umwanya warawuma ugomba kubyaza umusaruro nakabwa ati koko byari byiza it was so pretty show
azakuna amubwira ati urabizi ndabizi ko ushobora kuba utameze neza ariko reka nkubwire humura ejo nimba wumva ushaka kugenda uhumure nta kibazo ndetse n'amafaranga wari wambwiye ngo nkugurize ari amafaranga humura ndagwa ntabwo ndakuguriza muri kubyuka mu gice gishize kwa mama akakubwira ati rwose nshaka ko nguriza amafaranga ndetse mfite n'inzu nagorezamo ingwate uyu nibyo ari kumubwira ati oya ibyo nta kibazo uyu musaza yongera ijambo aramubwira ati ikindi nanone nimba hano hari kukubangamira ejo hari inzu mfite ahandi hantu twajyamo tukajya kwirukirayo aho nta muntu kudutera stress nta kibazo atari ko mu byohero byanyu ba wicaye ngira akantu nagukorera nkukoreye ka cyayi urumva ariko abasaza abasaza ni abajene hamwe arangiza ngo abasaza ko ari kutujyana ibyana none se uzabaza abakobwa uzabaze nk'umu ex wawe ariko nta muhungu wari wajya gusura papa we ukabona ashaka gutera agapapa umuhungu ibyo biho cyane ibi bipapa nako twebwe bipapa turi babi uyaza ku ruhande akomeza kumbwira ati reka dusangire basi nta kibazo nubwo bari gusangira baca umugani ngo akaryoshye ntigahora mu itama bari bahuje urugwiro n'ibiganiro bimeze neza ariko nk'uko akaryoshye kadahora mu itama bumvishe ari umuntu usa nk'aho abinjiriye ntibabyitaho cyane bumva n'umurugo uri ku rugi arwana n'umuryango bidatinze umuntu we ku muryango ahita yinjira none uyaba bakomeza kumera nk'aho bahinduye ikiganiro uyavuga ati nari ngukumbuye n'undi ati nanjye nari ngukumbuye ndetse ibi bihe ntabwo nzigera mbyibagirwa ndetse kandi ntarirarenga njye nawe twakomeza undi inyuma y'umuryango aracyarwana n'umuryango ambwira ati ese ntabwo uri kubyemera njye nawe rega ntarirarenga uyagira ubwo batangira gusubiza akaboko ukuntu ako kanya wa undi wari inyuma y'umuryango twumvaga ari gushwaratura cyangwa kurwara n'umuryango ahita yatsa n'amatara avuga ati muraho mumbabarire nimba mbabangamiye nari nje mu gikoni niwe bahaye ka message uri kureba ko cyambaye neza nayigeza aryama ati nje mu gikoni kureba ibyo ari byo ati nari nje kureba utuze dushyushye ndumva ntameze neza ariko ati mumbabarire nimba mbangamiye kandi disi mwabona mwari muri mu kiganiro cyiza papa arababara igikobwa cyanjye cyo kidashaka ko niturira abana hasi ubundi vipi zacu abakobwa sigaye bafuhera base nako mu busanzwe niko bigenda uyu nguyu akumva baravuga none se ngo mbatekere akukura aya mata meza ntago ndamaze urwo ruganda mushaka amata meza uyumva bari kumagata aravuga ati ariko mushakana nabatekera icyayi ndi kubona n'icyo mwari muri kunywa cyenda gushira uyahita asezera muze atifu aravuga ati atifu mumbabarire naheje undi aravuga ati ko mugiye karera ubwo ni wa wundi mama nazo bahora batongana aravuga ati umva ibyo nakubwiye bizirikane ndakomeje niko muze yamubwiye batwereka wa mukozi mu rugo nawe ameze nkaho yaraje mu gikoni ati muraho nanjye nje kureba ijyaga mu gikoni n'iki aba bararebana tumuti urawukoze ati ndawukoze aravuga ati ugomba kuzajya ubancungira ukaba maso ukamenya ko abangaba bombi ko nta kintu bakora batwereka hakuno hari utegereje sheri wiwe baravuga ati none se wareka tukamuhamagara hari indi nimero ariko akoresha ngiye kwamamaza iyo company niko uyu ari kumubwira ati oya mumwihorere ndashaka kumenya ubundi umukobwa wanyu iyo ntahari atahari ryari apana byo guhita ati ngo niko ye ngari kwa mukobwa ngo yigize biki uyu munsi ngo gataheze kugira ngo byumvikane ko bibaye uwo munsi oya aravuze ati mumwihorere ndashaka nanjye kumenya umukobwa wanyu mushaka kunshingira abayeho mu buhe buzima atahari ryari n'umukobwa utinya ijoro bingana bitaravuga ati ariko uyu munsi byamugoreka tumamagara to yamuye mwihoreye ngende tayari niteguye gutegereza karuvati arayiyambura avuga ati niteguye gutegereza ikiba cyari cyo cyose singe wahera rero ndaje mu kanya dukomeze n'agasobanuye gakurikiraho ka 26.